Iyi Kigali yacu irabengerana pe! Kigali yacu isa neza, ni umujyi usukuye ushimishije, wateye imbere haba mu buryo bw'imihanda ndetse n'uburyo ugaragaramo. Ni umujyi w'isuku, umujyi rwose ubona ko ushimishije. Kuwureba, kuwutembera ni iby'igikundiro. Abantu benshi bashobora kuba bifuza gusura cyangwa se gutembera mu mujyi wa Kigali. Ubu nk'aha ngaha duherereye hano hafi ku Kitabi, hafi y'aho imodoka ziparika. Iyo uhitegereje neza uhagaze hafi yo kuri Yatima, kugira ngo abantu bamwe bashobora kuba bahazi, hamwe hahoze higishirizwa imodoka, hejuru neza rwose ku ishyamba. Iyo uharebye ubona ko umujyi wa Kigali usa neza. Ni ahantu ushobora kureba ukitegereza neza, ukabona neza ishusho y'umujyi wa Kigali, amazu hakurya za Rebero urahabona, mbese ubona umujyi wa Kigali uri ku rwego rwiza cyane, haba mu miterere, uko ugaragara mu bintu byose. Rero umujyi wacu ni umujyi usukuye kandi w'igikundiro, uburyo ugendwamo uba ukeye. Ngira ngo abantu baba mu mujyi ibyo baba babizi, uburyo ari ahantu heza kandi umuntu wese yakwifuza kuba yagera, yaba n'uburyo bwo kuhatura, yaba ari mu buryo bwo kuhakorera. Ubona ko ari ahantu heza hashimishije, umujyi mwiza kabisa, urimo byinshi kandi bishimishije, ku buryo umuntu wese ashobora kwifuza kuwusura. Ni ahantu heza rero ushobora kuba watemberera, ukaba wakora urugendo ukahasura. Uramutse ubaye uri hanze mu bihugu bitandukanye, ushobora gusura Kigali Nyamirambo, aho bita i Nyamirambo hejuru yo ku Ryanyuma. Ni ukuvuga nkurangiye neza ugeze nko kuri stade, ukazamuka hejuru y'i Matimba, hafi yo ku ivuriro bita Yatima. Aho rero ni muri Nyamirambo. Kugira ngo murabona ko haba hakeye, nk'abantu baba bari hanze za Amerika baheruka mu Rwanda kera, ushobora kabisa kwifashisha ino videwo ukaba wamenya neza uburyo Nyamirambo ihagazemo, uburyo Nyamirambo mujya wumva hateyemo. Rero turimo turagera ku musozo w'iyi videwo. Mukomeze muryoherwe n'ibyiza by'i Nyamirambo, ko hagaragara. Ngira ngo ndimo ndahabereka neza uko hameze. Hariya hejuru iyo uhitegeye, iyo uhagaze ubasha kureba rwose umujyi wose, ibice byinshi by'umujyi wa Kigali bitandukanye. Reka rero tubashimire abantu bageze ku musozo w'iyi videwo, aho twarebaga ese nk'umuntu uri hanze udaheruka mu Rwanda, ni gute ushobora kuba wamenya ukuntu Kigali iteye, cyane cyane uhereye mu gice cya Nyamirambo. Ni gute? Rero tuributsa aba diaspora, abantu baba bari hanze utarakora subscribe, icyo dukunda kubagezaho ni uburyo Kigali iteyemo ndetse n'utundi duce dutandukanye, tukabasobanurira uko iwacu hameze. Ku batabasha kuhagera, ngira ngo murabona ko rwose Kigali yacu ari nziza. Mujye muyisura, kandi ukeneye n'ibindi wajya muri comment ukatwandikira, tukakubwira uburyo ushobora kuba watubona, tukakuyobora ahantu hatandukanye, cyangwa se tukagenda tugushakira
videwo zitandukanye zerekana neza ahantu hatandukanye h'umujyi wa Kigali bitewe n'aho ushaka kumenya. Jya udusanga rero muri komenti utwandikire, utubwire icyifuzo cyawe, hanyuma natwe turi hano kugira ngo tugisubize. Murakoze rero, Imana ibarinde, naho ubutaha, cyawo cyawo.